Hello guys, aho muri hose mbanje kubasuhuza. Ni ukuri mugire amahoro, kandi abantu bari mu guca mu bihe bitoroshye nabo ndabakomeje mbabwira ngo mwizere Imana. Ibihe urimo kano kanya nubwo byaba bitukoroheye, ariko anytime byagenda neza, Imana iriho kugira ngo ibashe kudusapotinga tubashe kuva muri ibyo bihe bikomeye. Rero mbazaniye inkuru nziza cyane yerekana uburyo u Rwanda rushobora kujya mu gikombe cy'isi. Ese nawe ibintu wari ubizi? Wari uzi yuko u Rwanda dufite amahirwe menshi angana nka 50% yo kuba twajya mu gikombe cy'isi, ndetse ndakubwira ko ari nabwo bwa mbere bibayeho kuva iyi kampeni yo gushaka amatike yo kujya mu gikombe cy'isi yatangira. Nibwo bwa mbere ikipe yacu y'igihugu cy'u Rwanda yagira amahirwe 50% yo kujya mu gikombe cy'isi, habura imikino match ebyiri gusa kugira ngo kampeni yo gushaka itike irangire. Uhise wibaza ngo ese uyu muntu ntiyaba ari kutubeshya, cyangwa se ngo numvishe nabi? Ntabwo wumvishe nabi, kandi nanjye sindi kukubeshya. Reka nze nkuhe ibihamya cyangwa se factors zibyerekana. Ikipe y'u Rwanda Amavubi yisanze mu itsinda, aho yisanze iri kumwe na Afurika y'Epfo, Benin ndetse na Nigeria, ukongeraho na Lesotho na Guinea. Ikipe muri iryo tsinda, u Rwanda rwakira match ya mbere rwagukubitiye Afurika y'Epfo. Mugira ngo abibyibuka, rwatsindiye Afurika y'Epfo kuri stade ya Huye ibitego 2-0. Byari bitangiye kutuzamurira amahirwe. None ubu muri iryo tsinda, Afurika y'Epfo ni iya mbere ifite amanota 18, Benin ni iya kabiri ifite 18, Nigeria ni iya gatatu ifite 11, u Rwanda ni urwa kane rufite 11. Reka tugarukire kuri ayo makipe ane n'ubundi niyo afite amahirwe yo kuzavamo imwe yajya mu gikombe cy'isi, iya kabiri. Mbibutsa ko niyo tutaba mbere twaba kabiri, twanyura mu ijonjora n'amakipe yo muri Aziya. Urumva ko biri likely ko itike twayibona twitwaye neza muri iyi mikino ibiri dufite. Dore fact nababwiraga. Ejo bundi kuwa gatanu ku itariki 10 kuri stade Amahoro, u Rwanda dufite match na Benin. Ngira ngo mbibutse ko tumaze kwitsinda kabiri, twayisanze iwabo tuyitsindirayo igitego 1-0. Murumva ko kuyitsindira mu Rwanda ni ibintu bishoboka. Dufite abakinnyi bakomeye, dufite abakinnyi nyuma ba Manzi Thierry, ba Ombolenga Fitina nubwo batamuhamagaye, ariko ndetse na ba Jaberi na ba Muhajiri bahamagaruga. Ariko ubu ngubu haje generation ikomeye ku buryo nizera neza ko dushobora gutsinda Benin 100%. Benin dufite ubushobozi bwo kuyitsinda. Benin ifite 18, ni iya kabiri. Turamutse tuyitsinze Benin dufite 11 nk'uko nababwiye, twahita tugira amanota 18 direct, twahita tuva ku mwanya wa gatatu tugahita twisanga twageze ku mwanya wa kabiri cyangwa se uwa mbere, bitewe n'uko dore ikintu bidusaba. Dushobora gutsinda Benin, yego twagera 18 tukigira imbere Benin twaba tuyikuyeho ko twaba twayitsindiye. Afurika y'Epfo turayisaba yuko igenda igatunganyiriza na Guinea. Afurika y'Epfo ninganye izahita igira amanota 15, tugufite angahe 18 yacu. Noneho match yacu ya nyuma tuzagenda muri Afurika y'Epfo twikine na Afurika y'Epfo. Match murabizi ko nimba twaritsindiye mu Rwanda n'iki kiduha garanti ko tuyatsinda muri Afurika y'Epfo, tuzayisanga iwabo tuyikubitira iwabo. Tuyikubitira iwabo tugize amanota 18 like 17, sorry. Murumva ko turamutse twagize amanota 17 twaba twayoboye itsinda direct, bye muri hehe mu gikombe cy'isi. Murumva ko u Rwanda birashoboka. Rero ikintu bidusaba twebwe nk'abanyarwanda kugira tujye mu gikombe cy'isi, nibyo dufite ikipe yabidukorera. Ariko ndagira ngo nkubwire, 11 bo mu kibuga ntabwo babasha gukora icyo kintu. Ahubwo mbaza ngo ni iki? Nkanjye nta bushobozi mfite bwo kujya kuri stade, ntuye kure, ndowa Kirehe, ariko ndakangurira umuntu wese ufite amafaranga, by the way, ufite ubushobozi, gura tike
ejo bundi ku 10 kuwa gatanu saa 12 twese tuzabe twageze muri stade twirebere match dufane, maze murenga u Rwanda turaroha imbaraga rukajya mu gikombe cy'isi. Wenda hari abantu bafite agenda nkanjye nakifuje kureba iyo match, nkareba uburyo u Rwanda abakinnyi b'Amavubi bagiye gukora agashya, bagiye gukora amateka, bagiye kwandika amateka, ariko nta bushobozi mfite. Ariko mfite ubushobozi bwo kubwira abantu bashoboye, bantu mufite amafaranga, bantu Imana yahaye, wowe aho uri hose ufite ibiceri uvuga ngo Imana yakugiriye neza iguha amafaranga, ni iyihe mpamvu utajya gushyigikira igihugu cyawe? Tubwizanye ukuri. Noneho umva agashya kanarimo, uzajya kuri stade uzaba ufite n'amahirwe yo gutsindira ibihembo birimo amafaranga agera kuri miliyoni, moto, imyenda y'Amavubi iri abakinnyi bakinana. Urumva ni ibihembo byinshi. Why not nawe utakigirayo ngo uzarebe igitego, uzarebe ba Gitego Aritude batsinda, ba Casemiro batsinda, batama ibitego, urebe ngo nawe uzandika inkuru y'ubuzima uvuga ngo igihe u Rwanda rwatsindaga Benin rukayoboza kujya mu gikombe cy'isi, twe tukongera amahirwe kujya mu gikombe cy'isi. Mbibutsa ko ari nabwo bwa mbere u Rwanda turaba tugize amanota angana nk'iyo yo muri kampeni twaba dufite. Niki cyakubuza kujya kureba iyo match kandi mbizi neza ko ufite amafaranga? Yego amafaranga ni ayawe, ariko nubwo ari ayawe wibuke yuko kuyabona ari ukuri mu gihugu cyiza. Tugende dushyigikira Amavubi yacu ubundi twitsindire. Thank you so much, ndabakunda cyane kandi mbashimira umusanzu mugiye kuzaha igipe cy'igihugu cy'Amavubi mwishyigikira. nanjye mu like na comment mugiye kuri YouTube channel yitwa Icyizere TV. I love you.